Yes, reka ngushimire rero ngo ikaze wo ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi by'umwihariko wowe ufunguye iki kiganiro ukaba warakanze subscribe. Niba utarabikora nawe gira vuba kandi kuri karakantu gatukura kugira ngo amakuru atandukanye tukugezaho cyangwa se ibiganiro bitandukanye ugenda ubona bijye bibasha kukugeraho uri uwa mbere. Kandi niba dushizeho ikintu gishyashya ikiza cyo gukanda subscribe buriya ni mpamvu wenda umuntu abibabwira nuko niba dushizeho inkuru nshyashya uhita uyibona mu ba mbere kugira ngo ujyane n'ibigezweho. Nk'ubu ngubu inkuru tukugezaho aka kanya ni inkuru igezweho, ni inkuru ivuga ku kintu, ni inkuru iragaruka cyane ku itangazo ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda buherutse gusohora mu minsi ishize buvuga ko abafungiye muri za kasho cyangwa se muri za sitasiyo za polisi bagomba kurekurwa nyine hagendeye ku mpamvu zitandukanye. Ni impamvu ubushinjacyaha bwasobanuye wenda muri iryo tangazo ntabwo turi bugaruke kuko mu makuru atandukanye twagiye tubivugaho, ariko icyo tugiye kuvuga ni iki: ni ikigo gishinzwe igororamuco cyangwa se ni ikigo gishinzwe kugorora abananiranye. Ni ukuvuga ngo niba abantu ni cyane cyane n'urubyiruko rurimo abanywi b'ibiyobyabwenge, rurimo abajura, abari abantu rero kiriya kigo kibakira nicyo tugiye kugarukaho. Inkuru ivuga ko niyo kibaza dutise abantu bondi bo ko baba bafunzwe ari benshi ntabwo bashaka guteza ikibazo. Nk'urugero wenda nk'ariya kwa Kabuga hari ukuntu abantu n'ubu ngubu abana baracyajyanwa kwa Kabuga, umuntu akaba yakwibaza ati se aba bana bajyanwa kwa Kabuga ni gute badashobora guteza ikibazo, ni gute badashobora kwanduzanya covid nk'umwana mwenda akaba yivanye hanze yageramo hariya kwa Kabuga akayanduza abandi bose. Ibi rero ni ibintu ugiye gusubizwa mu kiganiro cyangwa se mu nkuru tugiye kukuvira imuzi n'imuzingo. Rero bose ni bamwe niwe uyobora kiriya kigo kigororamuco. No kuvuga ngo uyu mugabo bose ni bamwe n'inshingano yahawe ryari muri Nyakanga 2017. Mbese mu ntangiriro za Nyakanga 2017 nibwo yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kigororamuco NLS. No kuvuga ngo bose ni bamwe muri kiriya gihe nyine nibwo yagize ate yahawe kuyobora kiriya kigo. Wenda gato yatugarutse kuri iki kigo nicyo kiba gifite mu nshingano ibijyanye no kugorora abana batandukanye baba barimo n'abagororerwa I Wawa. No kuvuga ngo nk'uko wenda tugiye gato mu mibare urebye nko muri kiriya kigo cya I Wawa gisohora abana buri munsi nyine buri mezi angahe 6 baba barangije kwiga abagira gute bagira gutya bagasohoka bakajya mu myuga. No kuvuga ngo nibura wenda nko mu bihe wenda bishize nko mu mpera umwaka wa 2019 aho wenda ni mu kwa 9 tugarutse gato mu kwa 9 bavugaga ko nibura no kuvuga ngo nibura urubyiruko rugera ku 1675 abagororera I Wawa hari barimo 300. No kuvuga ngo nabari ba graduates nyine icyo gihe hari harimo 344 bize ibijyanye n'ububaji, ubwubatsi bari 894, abize ubudozi bari 133, ubuhinzi bari 304. No kuvuga ngo abangaba nyine imibare tuguhaye ni kwereka ese hariya muri biriya bigo by'igororamuco by'umwihariko I Wawa kariho turi bunagarukeho cyane. Ni iki bakurayo abantu bajyayo, urubyiruko rujyanwayo kubera iki rujyanwayo? Akenshi na kenshi rujyanwayo rwarabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko rwamara kugerayo rukigishwa umuco wagakwiye kubaranga by'umwihariko nk'urubyiruko, cyane ko barimo nyine n'abantu bakuru bamara kwigishwa rero uwo muco wagakwiye kubaranga, nyuma bakigishwa n'imyuga itandukanye. Ibi rero bigira bite? No kuvuga ngo bituma wa mwana agaruka muri sosiyete nyarwanda agize ate yumvira cyangwa se ari umuntu nyine ubereye igihugu cy'u Rwanda, abereye n'umuryango we muri rusange. Rero ndagira ngo rero ngubu inkuru igezweho nuko uyu bose ni bamwe uyobora kiriya kigo rero kigororamuco yabwiye rero umuseke mu kiganiro yajyanye nabo ko nta muntu ushobora kurekura abajura. No kuba yavuze wenda tubivuze mu buryo yabivuze, yavuze ati nta warekura abajura ruharwa n'abarwanyi cyangwa se n'abanywi b'ibiyobyabwenge kubera covid. Uyu ni bose ni bamwe ni mu magambo yavuze ati nta warekura abajura ruharwa
n'abanywi b'ibiyobyabwenge kubera covid. Mu kiganiro rero cy'umwihariko bose ni bamwe Aime yahaye umuseke yavuze ko nta gahunda bafite yo kurekura abantu bagororerwa mu bigo by'ingororamuco icyarimwe kubera gutinya coronavirus. Avuga ko baheruka harekugwa wenda bake ariko abananiranye muri sosiyete bakagoma mu bigo hagakurikiza amabwiriza ya minisante yo kwirinda no kwandura cyase ko bakwanduzanya hagati yabo. Yagize ati ikigo nyobora ni ikigo gishinzwe kugorora cyangwa se kugorora umuco, ntabwo ari gereza. Twe dukorana cyangwa se dutoranya abataha byibura kabiri mu cyumweru. Abaguma muri ibyo bigo akenshi usanga ari abantu bananiranye muri sosiyete, akenshi rero baba banywa urumogi, hari abajura ruharwa. Abo rero ntiwabarekura, ahubwo baguma hano tukabigisha tukabagorora. Navuga ko rero abasigaye abagerageza kubahiriza amabwiriza ya minisante nyine cyase ya Minisiteri y'Ubuzima, bagasigamo metero imwe hagati y'umuntu n'undi, ndetse n'ibindi bikorwa birimo kugira gute gukaraba intoki, kureba niba koko umuntu nta bimenyetso atangiye kugaragaza kugira ngo abe yafashwa n'inzego zibishinzwe. Nyine no kuvuga ngo rero ya mabwiriza yose ashyirwaho n'inzego zibishinzwe zirimo Minisiteri y'Ubuzima bagabasha kugira gute kuyubahiriza. Rero bose ni bamwe nyine umuyobozi uyobora kiriya kigo yabwiye imiryango ifite abantu bayo bagiye kugororerwa muri biriya bigo kutagira impungenge kuko abana babo bafashwe neza, barya neza, bavuzwa, yewe ngo ntacyo babaye. Urumva wese avuga ati ntacyo babaye. Bose ni bamwe Aime, uyu mugabo nyine yabivuze mu magambo ye bwite. Uyu muyobozi rero avuga ko iyi COVID-19 itaza kwaduka mu Rwanda hari ikibazo cya bamwe mu bagororerwa I Wawa baba baratashye tariki ya 23 Werurwe 2020. No kuvuga ngo muri ino minsi ishize hari abantu bagororerwa I Wawa bagakwiye kuba baratashye, ariko kubera iki cyorezo cyaraje ibintu byose kirabihagarika. Murabizi ko hari amashuri yafunze, hari ibikorwa rusange bitandukanye byarahagaze. Niyo mpamvu rero n'ibikorwa byo kugira gute byo gucyura cyangwa se gusezerera abagororerwaga I Wawa byashushe n'ibihagarara uko byarabaye tariki 23 z'ukwa gatatu. Urumva baba bamaze hafi ibyumweru bibiri bibereye mu rugo, ariko ntibabashije gutaha, kandi urumva bari barangije guhabwa ariya masomo. Ni icyiciro rero kigizwe n'abantu 1,700, ariko ubuyobozi bwa kiriya kigo bavuga ko icyorezo cya covid nigicika mu Rwanda ruriya rubyiruko ruzataha. No kuvuga ngo uyu mugabo yavuze ko ruriya rubyiruko ruzataha niruramuka rugize gute iki cyorezo kirangiye. Kugeza ubu rero mu Rwanda hari ibigo ngororamuco bitatu birimo icyo mu kirwa cya I Wawa kiri mu murenge wa Boneza, ahanyine ni mu karere ka Rutsiro, kiri mu murenge wa Tare ni mu karere ka Nyamagabe, ndetse n'ikiri ahitwa Gitagata mu karere ka Bugesera. No kuvuga ngo rero ibigo by'ingororamuco biri mu Rwanda ni bitatu, ni Wawa ahitwa Itare nyine ni muri Nyamagabe, ndetse n'ikiri Gitagata. Ikiri Gitagata cyo wenda abantu benshi barakizi, kiri mu karere ka Bugesera. Ikigo rero cya I Wawa kirimo abantu 4,326. Icya Gitagata kuri ubu kirimo abantu 561. No kuvuga ngo ubu ntabwo bagera no ku 1,561. Naho ikigo cya Tare muri Nyamagabe kirimo abantu 1,412. Ni kuvuga ngo rero nuko imibare ihagaze. Mu byibuka neza wenda tunatangira iyi nkuru twababwiye ko ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda buherutse kurekura bamwe mu bari bafungiye muri za kasho mu rwego rwo gukumira kwanduzanya icyorezo cya covid, bikaba byateza ikindi kibazo. Urumva rero kugeza ubu ngubu rero abibazaga ko abari muri za I Wawa, Gitagata n'ahandi hose hari ibigo by'ingororamuco bashaka kurekurwa, ndumva mwabashije gusubizwa ntabwo bishoboka
no kuvuga ngo ntabwo bishoboka ko barekurwa, ahubwo baraguma hariya. No kuvuga ngo baraguma hariya, ariko nubwo baragumayo barakomeza kwitabwaho, banakomeza gufashwa cyangwa se gufashwa uburyo bakubahiriza amabwiriza, nk'uko bose ni bamwe eme yakomeje abigarukaho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'iki kinyamakuru cyitwa Umuseke. Ni ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda, kitangazanye n'amakuru atandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Niba utarakanda subscribe nyaboneka agira vuba, kuko amakuru ni menshi, amakuru tugufitiye ni menshi cyane. Ni amakuru ngiye nifuza ko utazajya ucikwa, ahubwo wowe wazajya ugira ute, wazajya uyamenya uko tuyakugejejeho, kandi akagufasha kumenya ibiri kuvugwa hirya no hino. Ngaho rero ciao kandi subscribe, ubundi dukomeze n'izindi nkuru.